Bona ibinyobwa biteretse ku meza uragotwa buri kanya ugasipinga ibyo nabiri fresh tuvimvira yeah Kabera herutse kumbuzayo mabara sinajyaga numva ko nanjye bya mu myaka mike cyangwa myinshi tumaze uko twagiye tubibona mu ruganda rw'umuziki nyarwanda hagenda haza abahanzi beza cyane bafite impano zihambaye. Mu myaka mike ishize twagiye twumva abahanzi bagacishijeho harimo nka King James uririmba indirimbo nziza cyane z'urukundo, Bruce Melody, Urban Boys mu ndirimbo nziza cyane zakunzwe harimo n'iyitwa Kubita, Mico the Best, Riderman. Kugeza n'ubu ngubu hari abahanzi beza bagenda baza hanyuma yaho. Gusa bucya bucyana yandi uko iminsi zagenda ihita niko hazagenda haza abahanzi beza cyane bafite n'impano zihambaye. Niyo mpamvu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kwibanda ku muhanzi umenyekanye vuba cyane witwa Yampano. Ni umusore umenyekanye vuba cyane nta myaka myinshi ishize aho amenyekaniye, aho bivugwa ko Irene ndetse na The Ben aribo bagize uruhare runini cyane kugira ngo uyu musore amenyekane byihuse. Yampano ni umusore mwiza cyane w'inzobe ufite inyinya imubera cyane, utari muremure cyane kandi utabyibushye, akaba akunze kwambara akantu k'iherena ku izuru. Akenshi no mu biganiro agenda akora agenda yitwaje gitari yanditseho 1983, bivuze ko iyi gitari imusumba ubukuru kuko uyu musore yavutse mu 2000. Ku myaka 19 yafunzwe akurikiranyweho icyaha cyo gufata umwana w'umukobwa ku ngufu, yewe ko yanamuteye sida. Ni tariki 15 Kamena mwaka 2025 byari byavuzwe ko uyu musore ari mu rukundo n'umukobwa mwiza cyane uko byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimo n'ikinyamakuru cyitwa igihe.com, ndetse n'amafoto y'uyu mukobwa akaba agenda agaragara ahantu hagiye hatandukanye. Uyu muhanzi Yampano kandi yavuzweho ko yigeze gukunda umugore wa The Ben ariwe witwa Uwikeza Pamela, hanyuma aza kumuboroka mu buryo bwiza bwo kugira ngo yirinde kujya akunda kumubona kuri paji ya Twitter. Ibyinshi twamuvugaho, ariko se bike by'ingenzi cyane byaba ari ibihe? Guhaye ikaze muri kiganiro. Naho nge banyita Joseph Bugingo. Iyi ni Bugingo Empire. Gusa nimba utarakora subscribe, gira icyo gihe cyawe kugira ngo uyikore maze ujye ubana natwe mu biganiro byacu tujye kujya tukugezaho buri munsi uko bwije kandi bugacya. Bona ibinyobwa biteretse ku meza uragotwa buri kanya ugasipinga ibyo nabiri fresh tuvimvira yeah Kabera herutse kumbuzayo mabara sinajyaga numva ko nanjye byambaho nkayaga ndi kwikubita. Uwo rizagwira Floriye uzwi ku izina nka Yampano yavutse mu mwaka wa 2000 nk'uko twabikubwiye. Avukira mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamasheke, avukira mu muryango w'abana 6, akaba ari nawe mu bucura muri uyu muryango. Gusa uyu muryango waje kwimukira mu mujyi wa Kigali ubwo yari ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Hanyuma yaho yaje kuza kubana n'ababyeyi igihe kirekire, ageze nyuma abona ko kubana n'ababyeyi igihe kirekire nta kazi afite ntacyo akora bitakimushimishije, atangira ubuzima bwo kwibana, ari nabwo yatangiye kuba mu buzima bugoye cyane, ari nabwo yatangiye kugenda akora ikiyede kugira ngo abeho. Hanyuma ubuzima abonye bugoye aza kugaruka kubana n'ababyeyi. Hanyuma gukomeza kubana n'ababyeyi ntago byakomeje kumunyura, nta kintu akora, areba no ku nzozi ze zo kuzaba umuhanzi, ahita ava iwabo mu mwaka wa 2019. Ari nabwo yatangiye kujya mu mirimo y'ikiyede, ari nabwo yakoze ku muhanda wa Rwampara agahembwa amafaranga 2500 ku munsi, ari nabwo yatangiye kugenda yirukanka mu studio yo muri Kigali. Icyo gihe kandi yakundanaga n'umukobwa, akaba yaramuhishaga ko akora ikiyede, avuga ko aramutse abimenye bitaza kuba byiza. Nkuko twabikubwiye kandi uko yagegezaga kujya mu studio menshi agiye atandukanye,
yakoraga umuziki uko ashoboye ariko bikaza kwanga. Hanyuma aza guhura n'umunyamakuru witwa M Irene maze amuha ikiganiro, anahamya ko icyo kiganiro ari nacyo cyamugiriye akamaro gakomeye cyane kugira ngo amenywe n'abantu benshi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 The Ben yakoresheje igitaramo muri Kigali Arena, maze uyu musore aza kubonamo umwanya maze araririmba, muri make arahatwika nuko harashya. Aboneraho no kwamamara, amenywa n'abantu benshi kugeza n'ubu ngubu akaba agenda ashimira abantu babiri harimo uwitwa The Ben ndetse na M Irene kuko aribo babikoze. Ku myaka 19 kandi yakurikiranyweho icyaha cyo gufata umwana w'umukobwa ku ngufu. Anavuga ko yayirangije kwiyakira ko agiye gufungwa igihe kirekire kubera icyo cyaha nyine yarakurikiranyweho. Gusa mu by'amahirwe ibisubizo byo kwa muganga byaje bigaragaza ko uwo mukobwa atigeze asambanywa, yewe ko nta na sida yanduye muri ayo masaha nk'uko byari byavuzwe ko yanamwanduje sida. Ati nari ndaho ngaho numva telefone irahamagaye, ngiye kureba nsanga ni papa umpamagaye, ari nako ambwira ngo hari umukobwa waje kundeba mu rugo ko namufashe ku ngufu, yewe ko nanamwanduje sida. Nuko mu by'amahirwe ibisubizo byo kwa muganga biza bigaragaza ko uwo mukobwa atigeze afatwa ku ngufu. Gusa ikintu cyaje gutangaza abantu benshi cyane ni ukuntu igihe yari ari kuri televiziyo Rwanda abajijwe ku byerekeye Bruce Melody akavuga ko atamuzi. Yavuze ko atamuzi, avuga ko yewe ko nta naho bigeze bahurira, mu gihe umunyamakuru yari abajije kugira icyo yavuga kuri Bruce Melody wavugwagaho kudacana uwaka na The Ben akaza kugaragara mu gitaramo cye, ari nako uyu munyamakuru anamubaza uburyo byagenze kugira ngo agaragaze impano ye mu gitaramo cya The Ben muri BK Arena. Avuga ko byanyuze mu bantu babiri harimo uwitwa Muyoboke Alex ndetse na Nobuja, aba akaba ari inshuti za The Ben. nyine ngura mwana afite discipline. Turagushimiye uwo twabanye muri kiganiro. Ukurikije ruvuga na discipline Ibisanzwe nitwa Joseph Bugingo. Iragoye. Ukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ibihe byiza naho butaha. Imana ibarinde. Turabakunda. Sinajyaga numva ko nanjye byambaho nkayaga ndi kwikubita. umuntu w'ishima witwa Kabera nohe uwo Kabera nafandi Wapi afite umusogokuru wanjye witwa Kabera nyine.